Yes, mumeze mute? Ubu rero bazaniye inzu imeze neza. Bazaniye inzu imeze neza y'ubucuruzi. Nk'uko muyibona urabona ko ifite imiryango itatu y'ubucuruzi. Ifite imiryango itatu y'ubucuruzi, iri ku muhanda nyine mu isantere. Ntabwo ihenze rwose. Ntabwo ihenze kuko irashakamo miliyoni 8 zonyine. 8 zonyine. Inyuma mu gikari naho ifitemo negisi. Ikagira icyangombwa cyayo. Namwe murabibona kabisa imeze neza. Ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo icyangombwa ngo ibiki n'ibiki. Ifite icyangombwa ni ugukora mitasiyo rwose. Rero nta kibazo kabisa. Ni make. Uyishaka watuvugisha. Ni imari rwose, ni nka cyamunara. Ni nko kujya kwigurira muri cyamunara kabisa. Kuko ari umuntu wifitiye akabazo k'amafaranga nyine, ariko rwose nta kibazo. Urabona ko imiryango banayikoreramo nta kibazo. Bayikoreramo, bayicururizamo. Urabona iyi miryango itatu yose irakora. Uyishaka rero, nimero zacu zo kuri WhatsApp uzisanga muri description y'ino video. Niho uzisanga, nta kibazo kabisa. Watuvugisha ukatubaza buri kimwe cyose, ukatubaza amakuru yayo, ubuso, ibintu nk'ibyo byose. Uratuvugisha kuri iyo nimero turagusobanurira nta kibazo. Ushobora kwibaza uti, ushobora no kuba urimo wibaza ati se iyo nzu iherereye hehe? Ni ikibazo cyiza. Iherereye mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali, hano mu karere ka Gasabo. Umurenge ni uwa Bumbogo. Umurenge ni uwa Bumbogo. Uzamutse yenda kuba atazi icyerekezo neza, ni ukuvuga ngo ugeze Kinyinya ukaza ukagera aho bita mu Birembo. Ugeze mu Birembo hari umuhanda uzamuka rero ujya ku murenge wa Bumbogo. Ni aho ngaho rwose. Ukizamuka muri uwo muhanda, ni aho ngaho inzu iri ku muhanda rwose munini. Ku muhanda ujya ku murenge wa Bumbogo neza niyo inzu iherereye. Nta kibazo kirimo. Amazi arahari. Ntabwo ari bya byo mu manegeka. Ni ahantu heza rwose. Ni ahantu heza ku muntu uri seriye, ufite gahunda rwose. Yagura ino mari ntimucike. Ni make rwose. Ubwo rero ibindi bisobanuro nyine urareba muri description y'iyi video, urabonamo nimero za telefone, hanyuma utuvugishe nta kibazo. Kandi si n'iyi ngiyi yonyine, hari n'izindi nzu zindi zihari za makeya. Dufite zo kubamo zisanzwe. Hari ishakamo miliyoni 10, hari ishakamo 15, hari iyo dufite ya miliyoni 19. Byaterwa nyine n'iyo ushaka, ariko uyu munota turi kuvuga kuri iyi ngiyi y'ubucuruzi. Nta kibazo. Wowe iyo nimero nuyibona muri description uba ariyo tuvugishaho, nta kibazo turagusubiza. Turaguha amadetails yose uko bimeze. Sawa rero, murakoze cyane kabisa. Kandi mukomeze muduhe subscribe, na sharing ino video mu magroupe kugira ngo abantu bigurire imari. Kandi nubwo ari na ngombwa ngo umuntu ngo uwashaka kugura imari waba uri hanze, waba uri hano mu Rwanda, waba uri mu ntara, nta kibazo. Waba uri hose
iriya nimero iri kuri watsapu, byose ni ibintu biba onorayini nta kibazo kiba kibirimo kabisa. Nta kibazo na kimwe rwose. Wowe iriya nimero tuvugishaho ntarebe. Sawa rero turi kumwe.